ya mukomeje kwirirwa abakurikiye Relative Rwanda cyangwa abakunda Relative Rwanda mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, hanyuma natwe tugende tuhababera tubaha amakuru ari exclusive kandi agenda atugeraho. Uyu munsi rero nkuko mubona dufite hano ifoto ya JOSIANE MWISENEZA, aho hari amakuru ari gucicikana kabisa dakwiye gucikwa, aho mu itangazamakuru bitandukanye mu Rwanda MWISENEZA JOSIANE witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2019 akavugisha benshi ndetse akaza kwegukana ikamba rya Miss Popularity. Yagarutseho nyuma yuko yari yambitswe impeta y'urukundo n'umusore bamaze igihe bakundana. Ni inkuru yatunguye benshi bakurikirana imyidagaduro, kuko ntabwo umukunzi wa MWISENEZA yari asanzwe azwi keretse mu nshuti ze, kandi nabwo zakadasohoka kuko nke zari zimuzi zari zarasabwe kuryumaho. Byari ibyishimo bikomeye kuri uyu mukobwa, umukunzi we ndetse no mu nshuti n'imiryango yabo bombi bakomye yombi bishimira ko umukobwa wabo agiye kuva mu rungano akarushinga. Amafoto yagiye hanze icyo gihe agaragaza uyu mukobwa afite indabyo ndetse anambaye impeta, ubona akanyamuneza ari kose kandi kamurenze. Uyu musore wambitse impeta MWISENEZA JOSIANE ubundi yitwa Tuyishime Christian, umuhanzi w'imideli. MWISENEZA yabwiye ikinyamakuru cyane mu Rwanda ko bamenyanye ubwo uyu musore yamwitabazaga mu bikorwa bye by'ubucuruzi, nyuma ibyari ufashanya mu kazi bikaza kuvamo ubucuti bukomeye bwavuyemo urukundo. JOSIANE yabwiye ikinyamakuru ati twamenyanye ashaka ko mufasha mu bushakashatsi bwe, umutima wanjye wamwiyumvishemo, numva ndamukunze cyane kandi nawe mbona atangiye kunyereka ibimenyetso byinshi by'urukundo. Tumaranye igihe kinini, ntabasha kuvuga ngo kingana gutya, ariko turaziranye mu buryo bushoboka bwose. Yavuze ko kimwe mu byo yakundiye uyu musore ari uko akunda gusenga, ati ni umukristo w'umwimerere kandi arankunda. Umwihariko we nuko ari inyangamugayo bimuziho kandi na bagenzi be babihamya. Yavuze ko bataramenya neza igihe bazakorera ubukwe, ariko yemeza ko atari kera gusa, ngo we n'umukunzi we baracyabiganiraho. MWISENEZA JOSIANE kandi yakomeje abwira ikinyamakuru ko ngo imiryango yabo yari isanzwe iziranye, ku buryo nta n'umwe watunguwe no kubona uyu musore amwambika impeta. Ati iwacu bari basanzwe bazi umukunzi wanjye cyane kuko tumaze igihe mu rukundo. Ikindi kandi bakuru banjye na basaza banjye nibo bamfashije kuntungura, urumva ko bamuzi cyane. Ahangaha rero ikigaragara ko cyo nuko muri ibintu JOSIANE kabisa agiye atangaza ntago twabihakana, ariko urumva ko nimba yaramwifashishije mu byo kwamamaza ibyo mideli ye, byumvikane ko ari muri kiriya gihe yabaga Miss Popularity, kandi ntago ari kera cyane, urumva ni mu gihe kingana nk'umwaka. Ubwo rero JOSIANE afite impamvu yavuze, kandi reka tuyubahe. Hano kuri Relative Rwanda kora subscribe, like, share na comment, amakuru menshi nk'aya ngaya meza nagucike. MWISENEZA JOSIANE kandi yavuze ko yifuza kuzabyara abantu benshi bashoboka bazaba bajyanye n'ubushobozi bwe n'umukunzi we. Uyu mukobwa unasanzwe yiga muri kaminuza avuga ko naramuka arushinze akiri mu ishuri bizatuma rivamo. Icyo kibazo kibajijwe yasubije agira ati igihe tuzageramo kitwemerera gukora ibintu byinshi mu gihe gitoya. So byumvikane ko rero leta yari kuba yakwiga kandi akanarushinga uyu Miss MWISENEZA JOSIANE wabaye Miss Popularity 2019, akaba ari we turi kuvugaho aka kanya muri aya makuru. Nta gucika, ni exclusive. MWISENEZA JOSIANE rero abajijwe amagambo akunda kubwira uyu musore, yagize ati nkunda kumubwira ko nashimishijwe nuko ababyeyi banjye bamwishimiye. Hanyuma abajijwe amagambo umukunzi akunda kumubwira, yadusubije agira ati we akunda kumbwira ngo mon amour cyangwa rukundo rwanjye. Urumva ko rero urukundo kabisa ni rwogere kandi rumeze neza kuri MWISENEZA JOSIANE na Christian. MWISENEZA JOSIANE rero ukomoka mu karere ka Karongi yamenyekanye cyane ubwo yahataniraga itike
yo guhagararira intara y'Iburengerazuba mu irushanwa rya Miss Rwanda mu 2019. Abanyamakuru babonye umukobwa utandukanye n'abanyamujyi bari bitabiriye iri jonjora baramwanjama ibana binatuma aza kuba icyamamare cyane hano mu mujyi wa Kigali nk'uko mwagiye mubibona. Yanakunzwe na benshi bituma yegukana ikamba rya Nyampinga ukunzwe cyane ariwe Miss Popularity mu mwaka wa 2019. Ngayo nguko rero ngaya makuru akomeze kubica ku mbuga nkoranyambaga ya Miss Josiane kabisa, ukomeje kuhangwa amaso n'ibinyamakuru byinshi cyane hano mu Rwanda, aho bibatekereza ko ubukwe bwe bwabaye vuba cyangwa kera. Ibyo ni ikibazo tukibazaho. Nakagaruka, kora subscribe, like, share na comment, andi makuru meza cyane ntagucike. Nawe utaha.